Yes guys, muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gupostinga reel kuri Instagram ukaba washyiraho cover photo cyangwa se icyo bita thumbnail, bikagufasha kuzamura umubare wa followers, likes, comment ndetse na share na engagement ikazamuka cyane kuri Instagram yawe. Icyo usabwa ni ukubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye. Wibuke gukanda subscribe, like, share na comment, gufungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video zacu nziza tukugezaho z'uburyo ushobora kuzamura social media zawe zose. Iyi channel rero bayita Smart Tech Academy nk'uko uri kubibona. Ni ingenzi kuba tugiye kubana nawe muri ino video. Icyo usabwa ni ukuyikurikira kuva itangiye kugeza irangiye. Welcome to Smart Tech Academy. Let's go. Rero kugira ngo ushyire thumbnail cyangwa se cover photo kuri reel yawe, nk'ibisanzwe n'ubundi uca kuri Instagram ukayifungura, warangiza arategereza biterwa na internet ufite. Noneho imaze gufunguka uraza hano hepfo handitse ngo hari ikimenyetso cya plus, ahangaha natunze agafresh, ukandaho gutya. Numara gukandaho hano urahita bakwereka ushobora gushyiraho reel, ukajya live, ugashyiraho post cyangwa ugashyiraho story. Nk'uko hano muri kubibona post, story, reel cyangwa se ukajya muri live. Noneho njyewe kuko tugiye gushyiraho reel turaza dukande hano handitse reel, hano n'ubundi harimo ibara ry'umweru cyane. Uraza ukande kuri reel, bamaze gukandaho bahita bakugeza hano muri video zawe cyangwa se amafoto. Noneho uraza muri gallery yawe we urebe ifoto cyangwa se video ugiye gushyiraho. Uraza urebe neza witonze, wenda tuvuge urugero ko ngiye gushyiraho wenda nka kano ka video, ugakandaho gutya. Noneho numara kugakanda urabona ko kahita kageramo, uraza ukande hano handitse ngo edit video, hariya natunze agafresh, urakandaho gutya. Noneho numara gukandaho uze hano magana hirya, hano handitse ngo edit nanone, kamba bakwereke, dore ahangaha natunze agafresh, urakandaho gutya kuri edit. Noneho numara gukandaho uraza hano baguha option nyinshi, kuyikropinga, hari no kugira speed, cyangwa se kuyideletinga cyangwa se kuyireplacinga. Kugira ngo dushyireho cover photo cyangwa se thumbnail yacu, turaza dukanda hano handitse ngo replace, turakanda kuri replace. Iyo ukanzeho nanone bahita bakugeza muri gallery yawe, noneho ukaza kuhita ushaka ifoto uza gushyiraho. Uraza urebe neza, wenda urugero tuvuge ko ngiye gushyiraho, wenda nk'iyi ngiyi. Ubwo ndaza ndayikandaho gutya. Numara kuyikanda urabona ko ihita igera gute, igeraho. Noneho ikindi ushigaje ushobora no gushyiraho music, ukaba washyiraho text, ariko iyo ubishaka byose wabirangije, icyo nagira ngo nkwereke n'uburyo washyiraho thumbnail cyangwa se cover photo kuri reel yawe. Uraza ugakanda hano hejuru, uraza nkandeho gutya, hano ko bese bambwira ngo processing. Okay, noneho iyo uhageze ushobora kwandika caption cyangwa ugashyiramo n'amatags, ukaba wataginga abantu, ukaba wasetinga muri location runaka, ukaba wahindura remain ya audio, ukaba wahindura izina rya audio. Noneho ubwo gendaza wenda ashyiremo caption, wenda shyiremo ijambo cyangwa se text. Noneho nindangiza nze nkande hano hasi handitse ngo share, ahangaha. Noneho hano ushobora kuba wayikoze ari nka draft, ushobora kuyisavinga ari draft, ariko hano kuko ngiye kuyisharinga kuri Instagram, ndakanda hano handitse share, hano natunze udufresh tubiri, ngira ngo muri kubibona. None ndaje nkande kuri share, hano bahise bambwira ngo loading, ngira ngo muri kubona ko itangiye kugera kuri
Instagram urabona ko itangiye kugenda done posting want to send it. Murategereza akanya gato ndahita mbereka uburyo ihita igeraho. Mwabonye ko nashyizeho akavidewo ngashyiraho na thumbnail cyangwa se cover photo, ni gutya bikorwa. Nizere ko wakoze subscribe, like, share na comment, ugafungura inzogera kugira ngo tuzajye tukugezaho ibintu nk'ibi ngibi by'ubwenge n'ibindi byinshi byiza biri imbere. Niyo mpamvu ugomba gukora subscribe ugafungura n'inzogera. Nimba ari igitekerezo ufite ucyandika muri comment, tukagikemura tugukoreye video, tukaguha n'inama cyangwa se video zagufasha kuzamura social media zawe neza zose, zaba ari Facebook, Instagram, TikTok ndetse no kuba wakora YouTube channel ihemba. Ibyo byose tubigufasha kubigeraho. Nibategereza rero nako biri kurodinga, tegereza akanya gatoya ize kuba yagera kuri Instagram yacu. Ikindi gihe no kuri Instagram ngenda cishaho short videos yigisha ku bintu by'ikoranabuhanga, naho ushobora kugeraho kugira ngo account yanjye ya Instagram mwayibonye. N'ubundi ni Smart Tech Academy, na kuri TikTok naho ni Smart Tech Academy, ushobora kunsura ukareba uko bimeze. Murategereza rero mwihangana, tegereze ibanze igereho. Urabona ko itarageraho muri za video zanjye, ngira ngo muri kuyibona. Ngira video mfite ni izi ngizi za mbere, ariko ntabwo yo irageraho. Urategereza. Okay, urabona ko yamaze kuza, noneho yasigeraho. Yamaze kugeraho, ngira ngo muri kuyibona. Ni ukuvuga rero bikorwa ni gutya, wongera cover photo cyangwa se thumbnail kuri reel yawe ya Instagram. Nimba ari ikibazo cyangwa igitekerezo byandike muri comment turagikemura.